Yes, nk'uko mubizi ntabwo mbatinza njya mu magambo menshi yo hirya no hino, ahubwo wowe ushobora kubona miliyoni zawe 13 ukaba ushaka umutungo utimukanwa, cyane cyane kuri ba bandi bahora bambaza inzu z'ubucuruzi ngo ziri ahantu heza. Noneho ngeze mu centre y'ubucuruzi, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, ni kuri wa muhanda cyangwa se ni hafi ya wa muhanda wa kaburimbo bagiye gukora. Ni centre iri hagati ya Ndoba ndetse na Bumbogo. Na ahantu hari abaturage benshi cyane, na ahantu hatuye abantu benshi cyane, urujya n'uruza rw'abantu ku buryo abacuruzi bahangaha baba bafite abakiriya ku buryo buhagije. Ni inzu rero z'ubucuruzi zinjiza amafaranga ku buryo ushobora kuzibyazamo amafaranga agera ku bihumbi 180 ku kwezi. Ndetse mu gihe izi nzu waba uzikoze neza, kuko urabona ko ntabwo amasuku yazo arangiye neza, izi nzu mu gihe waba uzikoze neza washobora kuzikodesha amafaranga menshi. Izi nzu ziri muri centre, iyi centre ngira ngo uri kuyibona ahangaha. Ubwo mukanya shitani arakubwira ngo ni mu cyaro, ngo cyangwa akwereka ibindi. Iyo ni shitani bikosha kugira ngo utahagura komeze amafaranga yapfusha ubusa. Zino nzu zifite ubuso bunini, ndabanza nkwereke hirya mu gikari cyazo, urabona ko harimo ubuso bunini cyane. Harimo inzu zangiritse ku buryo rwose waza ukazisana ukabyazamo izindi nzu zo mu gikari, kuko si ukuvuga ngo urubaka, ahubwo ni inzu zisanzwe zihari, ahubwo zarangiritse zikenewe gusanwa. Ni urucabana, nta ujya ku murenge bakaguha icyangombwa cyo gusana cyangwa se cyo kuvugurura ibyari biriho. Rwose aha hantu izi nzu ziri hafite ubuso bwa metero kare 449. Nimba ubona hano hantu wahakunze ku buryo nimba uri umucuruzi waza ugacururizamo, ugasana hano inyuma ukanabamo. Niba ukodesha inzu z'ubucuruzi ari butike ntaho badacuruza, waza gucuruza no muri iyi centre, kubera ko hano hantu hari kugura amafaranga make. Hafite ejo heza hazaza kuko hazanyura kaburimbo, ni hanini. Nubwo kaburimbo yagukoraho, wibuka ko ubuso ari 449. Hafite mu gikari hanini, na ahantu wacururiza ukanahaba nubwo waba ufite umuryango munini. Nimba udashaka kuhaba wahakodesha imbere, inyuma naho ukubakamo andi mazu y'ubukode. Nimba ufite miliyoni 13 niyo make, umpamagare cyangwa se unyandikire kuri iyo nimero. Wibuke ko hano hantu mu gihe ntazi hazanyura kaburimbo kuko kuri master plan iriho. Ibindi ni ukunyandikira kuri iyo nimero ureba muri screen yawe, tukajya kugura iyi nzu, cyangwa se ukampamagara tukajya kugura iyi nzu. Ntacyo nguhishe, ntacyo ntakubwiye. Ndakwifuriza rero iterambere, ukaba waza guhaha iyi nzu kuko ni intambwe uraba uteye. Icyanyuma kugira ngo turusheho kugendana neza, hano hantu hafite icyangombwa cyaho, bivuze ngo ukimara kugura uhita ukorerwa mutation.